Hello everyone, bayi ikaze mwe mukomeje gukurikirana irindi banga TV show ni buri mushyashya hano, kandi subscribe, like, share and comment for more videos and more update. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuki. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu ushobora kujya New Zealand. Nakoze video mu minsi yashize, ndumva hashijeho nk'iminsi ibiri, babwira ukuntu ushobora kujya New Zealand bitagusabye kujya gusaba visa muri embassy. Hari ababyumvise, hari abanyandikiye, hari abakomantinze ibintu byinshi, ariko hari n'abataranyumvise neza. Bamwe batangira kuvuga bati uri umutubuzi, ibintu ntabwo bishoboka, ntabwo New Zealand yakuriyeho visa abantu. So rero iyo ubundi bavuze ngo visa requirement, ni ukuvuga ngo iyo ibihugu urabona kuri website ya immigration haba hariho icyo bita ibihugu bisabwa kujyamo ari uko utwaye visa. Hari ibihugu bisaba e-visa, hari ibihugu bisaba icyo bita visa online on arrive, hari ibihugu bisaba visa requirement. Ubwo ibyo bihugu bigenda bitandukana. Rero New Zealand iri muri icyo bita e-visa. Ni kuvuga ngo e-visa ni ya visa cyangwa se electronic visa, ni ya visa usaba online wibereye mu rugo ukoresheje telefone yawe, ukoresheje imashini yawe. Rero New Zealand iri muri icyo gihugu, iri muri ibyo bihugu ushobora gusaba electronic visa bitagusabye kujya muri embassy. Hari video mperutse gukora ibanziriza iyi ngiyi, mwese muyirebe. Ni video igaragaza ukuntu ushobora kujya applyingira New Zealand electronic visa bitagusabye kujya muri embassy. Yes, ni ukuvuga ngo rero abantu bareke kubyitiranya. Kandi ikindi cya kabiri nkubwire ngo ikintu gituma abantu bagira icyo bita gushidikanya cyangwa se kutumva ibintu neza, nuko uba utarebye ikiganiro ngo kirangire. Iyo utarebye ikiganiro ngo kirangire rero, uko byagenda kose uhura n'ibibazo, ushobora kwibaza ukabura ibisubizo. Rimwe na rimwe mbabwire ngo ibintu mbabwira, ngiye nkora muri travel operation, nkora muri travel agency, nkora mu bintu by'amaviza cyangwa se ibintu by'amatike y'indege. So rero mufite amakuru, hari amakuru tuba dufite udashobora gusoma kuri website iyo ariyo yose, kuko twebwe dukoramo imbere. Yes, dukoramo imbere, duhabwa update na embassies z'ibihugu bitandukanye. So rero ugomba kujya ureba video ugasobanukirwa icyo video ishatse kuvuga cyangwa se icyo amakuru biri kubaha ashatse kuvuga. So rero New Zealand ugusaba icyo bita electronic visa. Murebe kuri iyo video nari mbabwiye, murasobanukirwa uko step by step bigenda. So rero uyu munsi ngiye kubabwira requirement. Requirement ni uko ugomba kuba ufite passport, birumvikana, iri valid at least 6 months. Then ukaba ufite bank statement, ukaba ufite personal asset. Personal asset ni iki? Nuko biriya bihugu bikunda kuvuga ngo mbese ni ugiye muri kiriya gihugu usize iki mu gihugu gishobora gutuma uzagaruka, nyine utazagenda ngo uhere muri kiriya gihugu. Icyo ni ikintu ugomba kumenya, kandi mvuga buri munsi ugomba kwitwararika, n'umuntu wese agomba kwitwararika. So rero ugomba kuba ufite icyo bita accommodation. Accommodation ubundi niyo mpamvu bakubwira ngo New Zealand yakuyeho visa. Accommodation ubundi iyo ugiye mu gihugu runaka uba ugomba kuba ufite invitation letter cyangwa se ufite icyo bita work permit cya student visa mu gihe ugiye mu gukora cyangwa se ugiye kwiga. Noneho ukapplyinga usaba visa muri embassy. Ariko ho bakuye icyo bita invitation letter, bakora icyo bita work permit, ahubwo bashyiraho icyo bita kuvuga ngo niba ugiye ahantu ugomba kuba ufite icyo bita accommodation letter igaragaza ko hari ahantu ugiye muri New Zealand, igaragaza yuko aho hantu ugiye hizewe, hari safe. Yes, ku buryo uragize n'ikibazo cyangwa se umuntu agukeneye yahagusanga. Ibyo rero nizo document zibanze ugomba kuba ufite, ubundi ukajya kuri immigration ya New Zealand, warangiza ugasaba icyo bita electronic visa, wuzuza ibisabwa. Iyo electronic visa igura amadolari 180 y'amanyamerika, ariko mu New Zealand ndumva ari nka 215 gutyo. So rero icyo nicyo ugomba kumenya kuri New Zealand, ko ibintu ari seriye kandi ibintu mbabwira ari ukuri, nta kintu cyo kubeshya kirimo. Rero udasobanukiwe ugikomeje kugira amatsiko,
nicyo mbereyeho, ugomba kunyandikira cyangwa se ukampamagara ukambaza uti ngaho mpa linki, ngaho nyereka ko ibyo bintu uri kuvuga ari ukuri. Ngewe icyo mbere hano ni ukugira ngo mbaye update. Ababizi barabizi, abantu bajya bansaba amakuru ahagije, akanyandikira, akampamagara, akambaza ati si ibintu uri kuvuga ni ukuri. Yes, ibyo rero ni ukuri kandi niko gahunda ziba zimeze. So rero ntucikwe kandi ukomeze ube in touch na irindi banga TV show. Nshimira abantu bakomeje gukora subscribe, nshimira abantu bakomeje kunyereka ko turi kumwe. So rero ugomba kuba hafi nawe ukamenya update igezweho. Thank you so much. Jabrace.